mu karere ka Nyanza mu ntara y'Amajyepfo hakomeje kugenda haba ibibazo byinshi cyane bigiye bitandukanye, aho rero ibibazo biri kugenda byisukiranya muri aka karere. Murabyibuka rero ibya meya waciyeho, murabyibuka ibya meya wagiye uvugwaho byinshi cyane bigiye bitandukanye. Nkaho rero ibyo ngibyo bidahagije, hikubiseho uko rugeretse bikomeye cyane hagati y'umuyobozi w'ishuri ndetse na ba nyiri ikigo, kandi icyo kigo cyo kimaze iminsi cyane mu bibazo, dore yuko hashize iminsi mikeya gusa birukanye abanyeshuri bagera kuri 16 bose bakabirukanira icyarimwe. Rero bakaba baravuze ko harimo n'umwe utazakora ikizamini. Ni 16, reka turebe neza. Yes, ni abanyeshuri 16 birukanwe ku ishuri ryitwa Saint Trinike Nyanza TSS. Abanyeshuri rero 16 bose barirukanwe. Kuri ubu rero akaba ari directeur ndetse n'abayobora ikigo cyangwa se ba nyiri ikigo rukaba rugeretse. Bikaba rero ibyo bintu byifashe gute, bimeze gute iby'ibyo bibazo, akaba ari byo tuje kurambura hano kuri Wasam TV Show. Icyo tugira ngo gusa no gukora subscribe kugeza iki kiganiro kirangiye, ukakireba cyose, ugakora comment uko ubyumva ese wowe aho utuye, abadirecteur ndetse na ba nyiri ibigo, abadirecteur n'abayobozi, abadirecteur n'abarimu, ese abanyeshuri n'abarimu babanye gute? Nawe wajya muri comment ukatubwira, ariko nanone ugize ikindi gitekerezo aho wadusanga urahaze ni muri comment, cyangwa se ukaba wanatwandikira 072 60 ni Wasam nyirizina uhita ukwakira. Rurageretse rero hagati y'umuyobozi w'ishuri na nyiri ikigo bapfa amafaranga. Ayo mafaranga yose bapfa na ya leta na y'abaturage muri rusange. Ni mu karere ka Nyanza rero nk'uko twatangiye tubivuga, aho umuyobozi w'ishuri rya Saint Trinity Nyanza TSS, Saint Trinity Nyanza TSS arashinja uhagarariye cyangwa se uhagarariye ishuri imbere y'amategeko, akaba nyiri ikigo ubuhemu, ubujura ndetse bw'ibikoresho ababyeyi bakibwa. Aho rero ngo yabigarutseho muri raporo yahaye ubuyobozi bw'akarere. Iyo raporo rero irimo ko ababyeyi basabwa amafaranga atagira icyo amarira ikigo na kimwe, kuba rero abanyeshuri biga muri Saint Trinity Nyanza TSS barya nabi cyane ndetse n'ibindi bintu bigiye bitandukanye. Uhagarariye ishuri rero imbere y'amategeko akaba na nyiri ikigo, kandi akahakana ibyo birego byose, avuga yuko ngo ari umujura, avuga yuko ngo kandamiza ababyeyi ndetse n'abaharera muri rusange. Umuyobozi w'ishuri rero rya Saint Trinity Nyanza TSS aherutse kugeza raporo ikomeye cyane ku buyobozi bw'akarere ka Nyanza, yise imvano y'ibibazo bimaze iminsi bivugwa muri iri shuri. Iri shuri rero nk'uko twabikubwiye hamaze kubamo ibibazo byinshi cyane. Murabizi yuko mu minsi yashize hirukanwe abanyeshuri bagera kuri 16, harimo 10 b'abahungu ndetse na 6 b'abakobwa. Ngo aho ngaho bose bakaba bigaga mu mwaka wa nyuma, bakaba bazakora ikizamini bava hanze. Ibyo ngibyo rero nkaho bidahagije, directeur w'iri shuri yagiranye ibibazo bikomeye cyane na ba nyiri ikigo. Mbiteziyaremye Jerome, directeur w'iryo shuri rero, yavugaga ko kuva muri Nzeri 2024 ari umuyobozi w'ishuri muri iri shuri ayoboye, harimo rero ibikorwa by'ubuhemu n'ubujura byagiye bikorwa n'umuyobozi mukuru urihagarariye imbere y'amategeko, afatanyije n'umuhuzabikorwa w'ibigo byeguriwe ubutagatifu. Ku isonga rero uriya muyobozi w'ishuri yavuze ko bariya bayobozi abashinja kunyereza amafaranga yagenewe abanyeshuri mu kubona ibikoresho bishira cyangwa se consumable, ndetse n'ibidashobora gushira cyangwa se ibyo dukoresha mu myitozo cyangwa se pratique n'ibindi bintu bigiye bitandukanye. Directeur w'ishuri rero Mbiteziyaremye Jerome avuga ko rero ubusanzwe bisaba
bisaba ipiganwa kugira ngo haboneke rwiyemezamirimo ubishoboye kugira ngo agemurire ibikoresho ishuri. Ariko ngo hariya Kongo kuri St Trinity Nyanza TSS ho ngo nago ariko bimeze. Avuga ko rero ngo yategetswe guhagarika ndetse no gukuraho urutonde rw'abapiganwa ndetse n'abashaka isoko, ahubwo ngo akazi akagaha undi muntu, uwo muntu akaba ari uwo nyiri ikigo yizaniye. Ngo yashyizweho igitsure gikomeye cyane rero, aho directeur yemeza ko rero udasinye izo nyandiko ngo z'impapuro mpimbano baba bazanye yuko uwo muntu nyiri ikigo ari we watsindiye isoko kandi akaza akagaha uwo ashaka, ko ngo ushobora no kuba wakirukanwa by'ako kanya. Directeur Jerome rero akomeza avuga ko rero ibi byagize ingaruka zikomeye cyane haba ku banyeshuri biga mu mwaka wa gatandatu batakoze pratique nimwe ariko mu gihembwe cya mbere ndetse n'icya kabiri n'igihembwe cya gatatu bikaba bigaragara yuko ngo bazakora nkeya zidahagije. Ngo rero ibyo ngibyo byaragaragaye mu mwaka w'amashuri wa 2024-2025 akaba ari nawo mwaka turimo. Ikindi kandi directeur yemeza ko rero byagize ingaruka kuko abanyeshuri biga ubukerarugendo biteguriye amafaranga bakorera urugendo shuri hariya mu karere ka Huye, kandi ubundi ngo ayo mafaranga yose n'ubundi aba yarishyuwe. Muri iyi raporo rero ikubiye mu ngingo 6 harimo iyo directeur yise ibikorwa by'ubujura bikorerwa ku nyandiko ihabwa ababyeyi ariko bakayitahanirwa n'abanyeshuri. Iyo nyandiko murayizi mu bigo byose yitwa ababyeyi. Directeur Jerome rero avuga ko hari ababyeyi bakomeje kugenda bakwa amafaranga agiye atandukanye, harimo 8,000 y'amakarita 4 kuri buri munyeshuri, aho rero ayo makarita batayahawe, ahubwo we nka directeur yategetswe gutanga amakarita y'ibipapuro afite nibura agaciro k'amafaranga 600 y'amanyarwanda. Kandi muri iyi raporo, muri iyo nyandiko y'ababyeyi ngo harimo ahantu hari 7,000 y'ibikoresho yatswe kuri buri munyeshuri, ariko ibyo bikoresho ntibyavuzwe kandi ngo ntibyigeze bigaragazwa n'umunsi n'umwe. Directeur kandi avuga ko buri mubyeyi w'umunyeshuri yatswe ibihumbi bigera muri 2,500 ngo ya online service cyangwa se school gate, gusa ngo iyi ngiyi nago bigeze bayibona kandi ngo barayishyuye. Abanyeshuri rero biga mu mwaka wa gatandatu bategetswe kuzana 10,000 buri wese ngo bazarya mu gihe bazaba bari gukora ikizami, bitewe nuko ikizami kizasoza abanyeshuri n'ubundi baratashye. Ayo mafaranga rero ngo nayo yaratanzwe. Directeur Jerome rero avuga ko rero abanyeshuri barya nabi n'imungure zitagira n'ibishyimbo zitarimo n'utuvuta, ngo kandi ngo nyiri stock akaba ari mwene wabo wa nyiri ikigo akaba ari nakorwa. Directeur rero ati iyo mitekere rero ituma abanyeshuri bakaruta ishuri bakanasohoka, akaba ari nacyo kiri gukomeza kwibazwa niba kuko atari cyo cyateye bari abanyeshuri kuba barasohokaga ikigo ndetse n'ibindi bintu nk'ibyo ngibyo. Directeur rero avuga ko rero n'abarimu byabagizeho ingaruka bitewe nuko guhora barya imungure cyane, ngo ibi ngibi bituma abana barwara mu nda kandi bigatuma n'abarimu bagaburirwa impungure. Akaba ari nacyo kintu gituma abarimu bataha umunsi ku munsi bata akazi, dore yuko yagaragaje yuko muri 2024-2025 hamaze guta abarimu bamaze guta akazi bagera kuri 17 bamaze guta akazi ko kwigisha kuri iryo shuri bakajya kwishakira indi mirimo bitewe no kurya impungure. Directeur rero arasaba ubuyobozi bw'akarere ka Nyanza gukurikiranira hafi ibibazo kuko yemeza ko rero abanyeshuri n'abarimu bagowe cyane. Asaba rero ubuyobozi bw'akarere gufasha ababyeyi gusubizwa amafaranga bagiye bategekwa gutanga, ubwo rero bakaba barayatanze. Akaba rero ntacyo yamariye aba bana n'ubundi kandi ababyeyi babo bari barayishyuye. Directeur rero
kandi akomeza muri raporo yiwe avuga ko rero ari guhigwa bukware ngo afungwe cyangwa se afatwe, agasaba gufata ingamba zikomeye ku buryo rero abana b'Abanyarwanda batazongera kwangirikira muri kiriya kigo cy'imburamumaro bitewe n'uko rwose ngo kidahereza abana ubumenyi buhagije. Dr Usengumuremyi Jean Marie Vianney cyangwa se Jemuve ushinjwa kwiba ababyeyi barerera muri iriya shuri rya Saint Trinity Nyanza TSS, mu kiganiro rero yaganiriye n'abanyamakuru yahakanye ibyo aregwa, ahubwo amakosa yose ayashyira kuri Directeur Jerome umushinja ibyo byaha. Yagize ati rero Directeur Jerome yariye minerivare z'ababyeyi, aho rero ngo ababyeyi bakomezaga kugenda bamuhamagara bakamuha amafaranga y'ishuri, cyangwa se ayo dukunze kwita minerivare. Nuko rero ngo ababishinzwe bajya kwirukana abanyeshuri cyangwa se bababaza impamvu batishyura amafaranga y'ishuri, maze bakavuga yuko rwose bakavuga yuko rwose ngo bayahaye umuyobozi wabo ariwe directeur, naho directeur bayamubaza akaba arayahakanye. Ibyo ngibyo rero bigatuma abana birukanwa, bigateza ndetse n'izindi mvururu nyinshi cyane. Dr Usengumuremyi yemeza ko rero bashatse undi muyobozi mu gihe Jerome we yamaze ngo gutoroka akava ku kazi, ngo bahise bashaka undi muyobozi byihuse cyane, akaba ariwe uri kwakitinga cyangwa se uri kuyobora iki kigo. Umuyobozi w'akarere ka Nyanza wungirije ushinzwe imibereho myiza y'abaturage Nadine Kayitesi yabwiye umuseke.com ko iki kibazo batangiye kugikurikirana mu mizi, kandi ngo baza kumenya imvo n'imvano y'ibi ngibi ndetse baza kubikemura vuba na bwangu. Nibiri kubera muri iki kigo rero kandi biteye inkeke zikomeye cyane, ari nacyo gikomeje kwibazwa niba se koko uyu muntu cyangwa se uyu mugabo atari we watumye aba bana batoroka ishuri, aba bana bakaba barirukaniye ubusa cyangwa se barirukaniwe ubusa. Usanga rimwe na rimwe usanga biba abikwiye. Ibi ngibi nibyo bikomeje kugenda byibazwa n'abantu benshi cyane bagiye batandukanye. Reka tugusabe gukora subscribe ndetse utanga n'igitekerezo cyawe. Ushobora kuba utuye aho ngaho i Nyanza, urerera i Nyanza, ufite indi image itandukanye n'iyi ngiyi, wanatubwira n'ubundi nk'uko twaje kugenda tubigarukaho kandi tubivuga. Icyo tugusaba gusa ni ugukora subscribe kugira ngo dukomeze twubake ino channel kugira ngo izagere kure, ijye ibagezaho amakuru akantu ku kandi. Naho iyi ngiyi ni Wasam TV Show. Ugira ibihe byiza.